Rubyiruko bagenzi banjye, ubundi buhamya wenda nabaha ku bijyanye n'ibyiza by'indimi, ni rwo rugero nahereyeho pe! Kuko narubonyemo kuvuga indimi zinyuranye nabibonyemo ingirakamaro. Mu Rwanda tugira kuba tuvuga ururimi rumwe n'iyo tugiye mu ishuri tukiga Igifaransa, tukiga Icyongereza, hari igihe duhura n'abantu bo hanze kuzivuga ntitubishobore. Kubera iki? Tubyiga mu ikayi tukabifata mu mutwe, baguha nk'ikizamini ukaba watsinda. Ariko wahura n'umuntu kuvuga ngo ugerageze kuzikoresha uzivuge, umuntu ashobora no kuba yararangije iniverisite pe! Ariko adashoboye kuvuga ururimi ku buryo uretse wenda nk'abana baba barize muri ariya mashuri nyine aba ari amashuri ya purive babishyiramo imbaraga, ariko kameme ibyo biga no mu yandi mashuri barabyiga. Ugasanga rero umuntu arangije nka iniverisite wamuvugisha ntabe yanagusubiza. Usanga ari ibintu by'ikimwaro. Nabaha n'urugero, nanjye nize imyaka 6 mu Rwanda nkiga Icyongereza pe! Ariko nkitangira kujya hanze y'u Rwanda, ikigeragezo cya mbere nagize ni ukutamenya ururimi. Wumve ko nize imyaka 6 niga Icyongereza ariko ku ntambwe ya mbere nahuye n'abavuga Icyongereza barambwira ngo good morning. Good morning nari mvuze ngo good morning. Good morning ni icyo cyonyine namenye. Hashira amezi 2 ndya no kugira ngo mbaze abantu tubana ngo mbafashe iki bikananira, meze nk'ikiragi kandi atari ko nateye muri karagiteri yanjye yo guceceka. Nuko noneho nkajya mpora nicecekeye, nkarya nkakurikirana ibyo bakora ariko meze nk'ikiragi. Kubera iki? Ntago nari nzi kuvuga kandi ngo ubwo nize imyaka 6 nize Icyongereza ra. Nuko rero nyuma baza kubona ko nta kundi nakurikirana formasiyo yanjye, biba ngombwa ko banshakiraho niga Icyongereza, nkiga nk'isomo nk'uko uvuga ngo ufashe umwuga. Nafashe amezi 6 niga Icyongereza, babimpera na seritifika, ndiga ntangira kuri arufabe y'Icyongereza kandi narabyize imyaka 6. Ariko ubu ngubu ahantu hose bakoresha Icyongereza nahitambutsa, kuko nanyuze kuri duwani hariya Gatuna ntazi kugira icyo navuga. Ariko ubuhamya wenda nabahamo gatoya, maze kumenya urwo rurimi hari abantu nabereye umugisha pe! Ntago ari uko wenda ari hanze, ariko no mu gihugu cyacu hari abantu bava hanze bashobora kuba bagira icyo bakenera ntibamenye kuvuga Ikinyarwanda, kandi warize n'Icyongereza cyangwa Igifaransa ukaba utashobora kubafasha. Niyo mpamvu rero nazanyisije ngo twihugure twungurana ibitekerezo. Nahereye ku rugero rwo kwiga ururimi, ariko nzazana n'izindi ngero kandi mberekana n'ama example, atari ukuvuga gusa imvugo iba ariyo ngiro. Hari umuryango w'abantu 7, ni impunzi ziva muri Congo zari muri Uganda. Bose barize bafite amadiplome yo mu maniverisite, ariko nta n'umwe wari uzi Icyongereza muri abo. N'abana babo aribwo bagitangira kwiga batangiye kwishakisha. Nubwo bari bafite izo diplome ntago bashoboraga kubona akazi ko muri Uganda nta Gifaransa gikorayo. Noneho no kuvugana n'abantu bikabagora, bafite ibibazo bikomeye ariko badafite uko bavuga ibibazo byabo. Umunsi umwe rero ukuntu Imana ihora yita ku bana bayo biratangaje. Hari amashapure yari avuye i Roma bavuga ngo ni amashapure yahawe umugisha na Papa. Ishapure imwe yaguraga amashiringi 100 by'amagande, ni 25,000 by'u Rwanda icyo gihe nyine. Noneho icyo gihe ntago bari busengere kuri paruwasi, bashaka gusiga amafaranga kuko abantu bose bumvaga ishapure zahawe umugisha na Papa ari agatangaza, kandi namwe murabyumva pe! Rero baravuga bati zidashira bataguze, reka basige amafaranga yabo, noneho padiri ayafate azababikira ishapure imwe.
ariko wumve ko ari n'akantu gatoya cyane, ariko wumve yuko byabananiye kwiyegisipurima. Icyo gihe padiri yasabye maseri wari uduhagarariye ati mu bana murera ntiharimo abavuga igifaransa cyangwa igiswahili kugira ngo bamfashe gutaraduira icyo bano bantu bashaka kumbwira. Ubwo nyine twari babiri, umwana umwe yavaga muri Kenya azi igiswahili, nanjye nari nzi igiswahili gikeya cyane ko nabanye n'abakongomani, nabwo nashoboraga gukoresha igiswahili cyanjye nkahindura. Ubwo rero byabaye ngombwa ko ari njye bafata bakajya bavuga mu gifaransa nanjye nari nkishakisha mvuga icyongereza gikeya cyatura turye nka kumwe tubivuga mu kinyarwanda. Ubwo rero byaje kugenda gute? Narahagumye, byabaye nko gusobanura interuro 3, ntabwo byari ibintu byinshi pe. Babwiraga padiri icyo kibazo cy'uko bashaka gusiga amafaranga ngo ishapule zidashira, babimbwira mu gifaransa, mu cyongereza gike nari nkimara kwiga, nanjye nkibwira padiri nkahindura igifaransa mu cyongereza. Ubwo murumva ukuntu byari bimeze, ariko narabishoboye, Imana yarananshoboje, nshobora kuvana mu gifaransa nkahindura mu cyongereza duke nzi, mpuza iyo famiye na padiri, ishapule arayibabikira. Nyuma nza kubahuza n'umuryango wacu kuko hari abarayiki nabo bifatanya natwe, dusangira spiritualite nyine, uburyo dusenga, uburyo dukorana cyane n'abarayiki. Ubwo rero nyuma bari abantu, ubona ari abantu pe biyubashye, muri karagiteri y'abakongomani ni abantu bihagararaho, niyo yaburara ariko aca mu muhanda yambaye neza. Umunsi umwe rero mbatumira, kuko buri wa gatanu twagiraga misa y'abantu b'abarayiki barenga 100 ngo baze gusengana natwe, abantu batanga amaturo, tugafasha ibikorwa binyuranye. Gufasha ntabwo bivuga ngo umuntu arakize, buri muntu azana icyo afite, abantu bashyira hamwe, umwe aba afite 100 undi afite 200, ariko kubera gukorera hamwe n'umutima umwe bikagira icyo bibyara, bigatanga umusaruro. Ndabatumira rero ngo nabo baze babe muri iyo asosiyasiyo, mu bungu bumwe natwe. Noneho njye narebye inyuma uko bahagaze nkabona ni abantu b'ababosi, abantu b'abakire, ariko bari impunzi ubona zihagazeho. Ubwo rero umunsi baje n'ubundi kwiperezanta, ntabwo bashoboraga kwiperezanta muri iyo kominote y'abantu barenga 100, bavugaga mu gifaransa, nanjye nkasobanurira iyo mbaga yose yari iteraniye aho mu cyongereza. Uretse ko nageze aho n'ikigandemo gikeya, ubu ngubu no muri Uganda naho nizemo ururimi rwaho rw'ikigande, nabo n'abaturage baho batazi icyongereza nashoboraga kuvugana nabo. Nibyo byiza byo kumenya indimi, niyo mpamvu mbibasangije. Ubwo rero nyuma misa irangiye, kwiperezanta birangiye, sinzi ukuntu maseri yashatse kubabwira ngo agire icyo bafata nyine, avuge nka ko n'abantu bacuruza ubunyobwa, abantu bacururizaga aho ngaho mu gipangu, arababwira ati namwe se mushobora gufata nyine, ati ndabishyurira. Umumama yahise aturikararira, ubuzima bwo mu mpunzi ntabwo mushobora kubwiyumvisha. Ubwo nyine akimara kurira nibwo yahise ambwira ati, yanjyanye ku ruhande mu cyongereza cyanjye gikeya, ati se mase, ati wabwiye masera aho kugira ngo adugurire buriya bunyobwa bwo guhekenya, ati ayo mafaranga akayaduha tukayaguramo ikiro cy'ibishyimbo tugasangira n'abana. Masera ati babwire babufate, n'ayo kugura ibishyimbo ndayabaha. Umumama yahise aturikararira, tuyoberwa icyo abaye, tubura ubumuhoza, biratunanira pe. Birangira rero ambwiye ikibazo cye, bambwira ibibazo byabo n'ubuzima bwo mu buhungiro uko babayeho, ari ubuzima pe bubi budahuye n'uko babona kuri aparanse. Ubwo rero nyuma yaho nababereye umugisha, mbabera igisubizo cy'ibibazo, ku buryo ubuzima bwakomeje na n'ubu, bamfata nk'aho ndi intumwa y'Imana kuri bo, kuko ururimi rwatumye mbabera nk'ikiraro, aho bakeneraga kuvuga ikibazo cyabo barambwiraga, ibyo bambwiye nkabihindura mu kirimi cyaho twari muri Uganda. Kugeza na n'ubu ubuzima bwarakomeje,
ni histoire ndende gusa ariko muri make muri kumva, muraza kubibona nyine ifoto yabo ndi kumwe nabo kuri screen. Ni ubuhamya nyine bukomeye bwakomeje kugeza na n'ubu, ariko urufunguzo rw'ubwo buhamya bwatangiye nuko nabaye kuvuga ngo nkore guhindura ururimi nyine harya ubwo tubivuga gute mu ntuza, translation, uvugwa nyine uhindura ururimi mu rundi, nicyo nshatse kuvuga. Ibindi byose byakurikiyeho ni ubuhamya burebure, ariko ubuhamya nyine burimo isomo. Buhoro buhoro uko tuzagenda twungurana ibitekerezo nabyo tuzabigeraho. Ubwo rero icyo nashakaga kubasangiza ni ukubabwira uburemere n'icyo ururimi rushobora kugukorera no gukorera abandi. Uyu famiye nayibereye umugisha, nta mafaranga nabahaye, nta bukire nari mfite, ariko icyo nari mfite narakibahaye. Ubumenyi bwanjye bwo kumenya indimi bwababereye ikiraro cyo kugira ngo ibyabo abantu babimenye, abashoboye bakabafasha kugeza na n'ubu. Ubwo rero niyo mpamvu mvuga nti twungurane ibitekerezo, twiyubaka, tuganira. Ntimukajye mwumva wenda ngo ibyo mvuze ni birebire, ahubwo mujye mubitega amatwi bibagirire akamaro. Nzazana n'ibindi by'ingero, tugomeze tuganire twiyubaka. Sawa rero, murakoze, dukomeze tubane kandi twungurana ibitekerezo, kandi mukora na subscribe kugira ngo tube benshi. Ndi kubaha urugero rw'ibyanjye, hari n'undi uzaduha nk'ubuhamya bwiwe bw'icyo yize cyagiriye akamaro abandi, kandi nawe kikaba cyamugirira akamaro. Iyo tuvuze ikitugiriye akamaro, si iby'ubukire, si iki, morarema ubu ushobora no kuba umuntu w'umugisha muri sosiyete bitewe n'icyo uzi. Sawa rero, turi kumwe kandi murakoze.